Amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje abaherereye hirya no hino ku isi, mpereye ku bari mu Rwanda ndabasuhuje cyane bwoko bw'Imana muherereye muri Afurika yose, bwoko bw'Imana muherereye muri Amerika, abaherereye muri Aziya, Europe, abaherereye muri Australia, mwese ndabasuhuje. Amahoro y'Imana nagumye abane namwe. Yego, uyu ni umwanya muri kumwe n'ubwoko bw'Imana cyangwa umwe ugize itsinda ry'ubwoko bw'Imana, Sibomana Anastasi. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana. N'ubundi umwihariko uhari ni uko ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka, kugira ngo abe aricyo dukora kugira ngo tuzagororerwe ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bwa Data. Ubwoko bw'Imana n'ubundi duherereye hirya no hino ku isi, impande zose, nta mupaka uhari kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Ariko mbere Yesu Kristo ataraza, ubwoko bw'Imana bwabonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa, aho honyine. Yego, murakoze rero, n'ubundi twishimiye kongera kubana namwe muri aya mateka y'uyu munsi cyangwa yaranze iyi tariki y'uyu munsi. Imana igumye ibane namwe no kwitanga kwanyu, ko mutajya muhwema kubana natwe mu ruhande rwacu, kandi mukadushyigikira mu buryo bugiye butandukanye, cyane cyane igikuru kirimo nko kumenyekanisha ubutumwa bwiza bunyura kuri iyi channel ya Irera TV1. Turabibashimira cyane. N'ubundi intego yacu nk'ubwoko bw'Imana aho duhereye hirya no hino ku isi ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko n'inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Yego, Imana yacu ishimwe cyane. Ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Yego, na Bibiliya yabivuzeho. Ubutumwa bwiza cyangwa urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 2, haravuga ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. N'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera 21, haragira hati nimukibikira ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikira ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Yego, ariko hari abibeshyira ko ari ubwoko bw'Imana, hari n'abakomeza nyine kutubeshya yuko ari ubwoko bw'Imana, ariko aho bahoza imitima yabo harabatamaza. Bibiliya yo nayo hari icyo yabivuzeho mu butumwa cyangwa urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa 16, akomeza Pawulo abwira Tito aya magambo, aramubwira ati bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora, bene abo nabo kwanga urunuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ndetse ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 17, naho harabivuga hati muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari usoroma imizabibu ku mpungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Na Pawulo yabyandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa 2 ibice 3 umurongo wa 5, yaramubwiye ati bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Urwandiko Pawulo kandi yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19, yaramwandikiye arababwira ati hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Kubw'ibyo byose twumvishe haruguru, ku by'abantu batindamo cyangwa bahoza imitima yabo cyangwa batanga imbaraga zabo n'ubutunzi. Ego, niyo mpamvu ikintu harira igihe kirekire mu buzima bwawe kandi ugatanga imbaraga n'ubutunzi kubw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana yawe. Yego, n'ubundi iki ni ikiganiro tumenya amateka mu iyobokamana kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Yego,
Mu gihe cy'aya mateka tuba turimo kurebaho intego igamije no kugira ngo turebe ko twakora igikwiriye Imana ishaka yuko dukora, cyangwa dukora icyo twahamagariwe gukora muri ubu buzima turimo mu isi. Yego, mbese abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga ibyo Imana ishaka? Reka twumve aya mateka hanyuma tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo kugira ngo tubashe gukora icyo Imana ishaka. Yego, muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye ibyo Imana ishaka ko dukwiriye gukora. Yego, tugiye kurebera hamwe amateka yaranze iyi tariki ya 7 z'ukwezi kwa 11. Billy Graham wavutse kuri iyi tariki ya 7 z'ukwa 11 mu mwaka w'1918 yavukiye i Charlotte muri Carolina y'Amajyaruguru muri Amerika. Yapfuye ku ya 21 Gashyantare cyangwa z'ukwa 2 mu mwaka w'ibihumbi 2018. Yego, ibyo ngibyo byabereye i Montreal muri Carolina y'Amajyaruguru. Yari umuvugabutumwa w'umunyamerika afite ubutumwa bunini bwo kubwiriza buzwi ku izina rya Crusade. Yego, yari afitanye n'ubucuti n'abaperezida benshi bo muri Amerika. Yego, ubwo bucuti bwamuhesheje kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Kandi tugiye kureba n'ibyaranze iyi tariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1894. Walter Gowans, umwe mu bantu batatu babanjije ubutumwa bwiza muri Sudani imbere mu gihugu. Iyi tariki niyo yavutseho. Yego, yashyinguwe niyo tariki yapfuyeho. Niyo tariki yapfuyeho. Uyu nguyu uri muri batatu batangije ivugabutumwa bwiza mu gihugu cya Sudani imbere. Yego, yashyinguwe muri iki gihe ni muri leta ya Kaduna, amajyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria. Itorero ry'ivugabutumwa ryo muri Afurika y'Iburengerazuba ECWA, yego, ryashinzwe mu mwaka w'1954. Ku ya 7 kandi z'ukwa 11 ariyo y'itariki n'ubundi natwe turiho mu mwaka w'1968, Reverend Victor ADM nawe iyi niyo tariki yavutseho. Niwe washinze kandi akaba umushumba mukuru w'itorero ryitwa Global Harvest Church. Yego, tugiye kureba kandi no kuri iyi tariki 7 z'ukwa 11 mu mwaka w'1991, Joshua Mike Bamiloy, yego, uzwi ku izina rya J Mike, niyo tariki yavutseho. Ni umuhanzi w'umuziki wa gospel, yego, utunganya umuziki na Move Maker Mount Zion Faith Ministries. Yego, rero muri iki kiganiro nk'uko mubizi tumenye amateka mu iyobokamana nk'uko twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye ibyo Imana ishaka, kugira ngo natwe abe ari byo dukora, kuko dukwiye gukora icyo Imana ishaka. Yego, tugiye kumva icyo Bibiliya ibivugaho. Yego, kugira ngo turebe ikivuga kuri aya mateka hanyuma tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo kugira ngo dukore ibyo Imana ishaka. Icya mbere tugiye kurebaho kuri uyu Billy Graham wavutse kuri iyi tariki ya 7 z'ukwa 11. Yego, avukiye muri Carolina ya muri Amerika. Tugiye kureba icyo Bibiliya ivugaho ku byo yakoze cyangwa yabayemo mu gihe cy'aya mateka. Ngo kandi hamwe na Walter Gowans, umwe mu bantu batatu babanjije ubutumwa bwiza muri Sudani imbere mu gihugu. Nawe tubirebere hamwe kuko bifitanye isano ibyo bari barimo cyangwa mission bari barimo mu isi.
turebere kandi hamwe na Revera Victor ADM ni ego nayo ni itariki kandi nawe yavutseho akaba yarashinze akanaba umukuru wa Global Harvest Church. Tugiye kureba rero ukuri kwa Bibiliya cyo kuvuga ku buzima babayemo kiriya gihe mu gihe bari ku isi. Iki gihe bigufasha cyangwa biturebaho bigufasha nawe kunoza umugambi wawe wakuzanye mu isi, intego yakuzanye mu isi. Yego, tugiye kureba icyo Bibiliya ibivugaho. Mbese icyo bakoze cyangwa icyo bari barimo bakora cyari gikwiriye ku buzima bwabo mu isi? Ariko ku ruhande rwanjye nasubiza ngo yego, kuko ntawakora ikibusanya n'icyo Imana yashatse yuko umuntu yaza gukora muri iyi si. Turebe icyo Bibiliya ibivugaho. Muri Matayo ubutumwa bwiza ibice 28 ku murongo wa 18 kugera ku 20 haravuga hati, nuko Yesu arabegera avugana n'abati, yego nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ngicyo cyo Matayo yanditse Yesu Kristo ku magambo yabwiraga intumwa ze, kubabwira bajye mu mahanga yose bakora icyo bagomba gukora cyo gutambutsa ubutumwa bwiza, bamenyekanishe ubutumwa bwiza. Yego, aba bantu tuvuze haruguru ndi kubona bari mu murongo w'ibyo basabwaga gukora kandi by'umumaro n'Imana yabashakagaho. Turebe no n'irindi jambo riri Paulo, urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorino ibice 5 umurongo wa 18. Turebe icyo harimo kuvuga. Haravuga hati ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Yego, iki ngiki abangaba bakoze tubonye haruguru, harimo uyu twahereho witwa Billy Graham, yego uyu nguyu Walter Gawens, yego uri muri batatu batangije ivugabutumwa bwiza muri Sudani, hamwe n'uyu Revera Victor ADM. Abangaba bose umurimo bari barimo n'uwivugabutumwa bwiza, kuko mu gihe bari barimo bamenye ubutumwa bwiza, bamenye icy'ingenzi Imana ishaka ko bamenyesha abantu, bahita babikora. Niyo mpamvu natwe mu gihe nk'iki ngiki Imana irimo kudusaba yuko nk'uko Kristo yaje mu isi afite intego yo kutwunga n'Imana, ijambo natwe ririmo kudusaba yuko uwamaze kungwa ku Mana, yego wamaze kuba icyaremwe gishya, cyangwa wamaze kuba umwana w'Imana, cyangwa wamaze kuba ubwoko bw'Imana, nawe aba afite inshingano kandi by'itegeko yo kuba nawe yakunga Imana n'abandi bantu. Yego, niyo hano jambo ribishimangiye ribivuga mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abikorino ibice 5 umurongo wa 18 avuga ati, ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Yego, urumva ko ufite inshingano yo kunga n'abandi ku Mana, kubwo kubagezaho ubutumwa bwiza. Birakwiye ko mu gihe nk'iki ngiki urimo kugenda usobanukirwa byinshi cyane ku butumwa bwiza, tutagende ku binyoma by'igihe kirekire, ahubwo turimo kurebera hamwe icy'ingenzi n'Imana ishaka ko dukora. Ubu butumwa bwiza urimo kugenda umenya kandi urimo kugenda wumva, bujyane hirya no hino, utitaye ku muntu runaka, utitaye ku gihe urimo, utitaye ku bushobozi ufite. Imbaraga ufite nizo zibasha gukora ibyo urimo kubona cy'ingenzi ukwiriye kubahiriza mu gihe cyawe. Rero niyo mpamvu mu gihe nk'iki ngiki nawe muri wowe gira intego yo kumvira iri jambo ry'Imana, icyo ririmo kutubwira yuko dukwiriye kunga abantu ku Mana, kuko natwe twabanje kungwa ku Mana tubiheshejwe na Kristo Yesu. Kandi nawe uri bugezeho ubutumwa bwiza, biraba bibaye mu izina rya Yesu Kristo, si kubw'izina ryawe wowe, ahubwo ni kubwa Yesu Kristo uba uri muri wowe wakiriye. Tugiye kureba ku cya kabiri, ku bwa Joshua Mike Bamiley, yego uzwi ku izina rya J Mike. Uyu yavutse kuri iyi tariki n'ubundi z'ukwa karindwi z'ukwezi kwa 11. Yego, tugiye kurebera hamwe nawe ku cyo
yakoze ari umuhanzi w'umuziki wa gospel. Yego. Ese ibintu by'umuziki cyangwa guhimbaza Imana yaba ibishyigikiye? Hari icyo yabivuzeho mu ijambo ryayo? Reka turebe icyo Bibiliya ibivugaho, nimba ari iby'ingenzi natwe tubikora kandi twumva turi fiyeri yabyo, dufite icyo dushingiraho, ufite n'uwo wabwira iby'ibyiringiro byawe ku byo waba urimo gukora byo guhimbaza Imana mu buryo bwuzuye. Kuko uyu mucuranzi nawe cyangwa uyu muhanzi twavuga, uyu nguyu Jay Mike, nawe ubwe yahimbazaga Imana mu ndirimbo, mu bushobozi yahawe bwo gukoresha impano ze ahimbaza Imana. Niyo mpamvu Bibiliya nk'uko ikomeza ibivuga, ntabwo abantu bose twahawe impano zimwe, ariko iyo wahawe yikoreshe mu buryo bwuzuye, utarebye ngo runaka bikora gutya, wakora iki nanjye cyo nkwiye gukora. Wowe kora ikigendanye n'icyo Imana yaguhamagariye gukora muri ubu buzima bwo mwese. Yego. Mbese ku by'umuziki Bibiliya yibivugaho iki? Zaburi ya 63:5 yavuze ngo iki? Haravuga ngo uku niko nzaguhimbaza nyiriho, izina ryawe niryo nzamanikira amaboko. No mu byakozwe n'intumwa 16:25 kugera kuri 26 habivugaho, haragira hati ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Yego. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Iki kintu cyabaye kandi abantu dukwiye kurebaho twese. Barahimbaje, barasenze, hagira igikorera. Uyu muziki rero wa Mike, uyu nguyu nawe ukwiye kugira gute? Dukwiriye natwe kuba mu bantu bafite izo mpano, cyangwa uyifite uwo ari we wese, dore ko umuntu ashobora no kugira irenze imwe. Yego, namwe mwakora gahunda yo kugumya kuyihimbaza no kwimenyekanisha mu butumwa bwiza munyura mu buhanzi bwanyu. Dore ni ijambo ry'Imana icyo rikomeza ribivugaho mu byahishuriwe Yohana ibice 15:4 haravuga ngo mwami ninde utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe, ko ari wowe wenyine wera? Amahanga yose azaza akwikubita imbere akuramye, kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Ndetse no mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 21:11-14 kugera ku 15 haravuga ngo nuko impumyi n'ibirema bamusanga mu rusengero arabakiza. Ariko abatambyi bakuru n'abanditsi babonye ibitangaza akoze, n'abana bavugiye mu rusengero amajwi arenga bati Hoziyana mwene Dawidi. Abo ngabo bahita bagira bate? Bararakara. Ego, ikibaye ahangaha, aba bana barimo bahimbaza Yesu Kristo ngo Hoziyana mwene Dawidi, bari barimo guhimbaza Imana cyangwa barimo kuyiramya cyangwa barimo gukoresha impano bafite, ariko habonetse uruhande ndetse rw'abiyitirira yuko bayoboye muri ayo madini cyangwa muri ayo masinagogi bari barimo, barabarwanya. Kandi abarwanyijwe bari bari mu kuri kw'ijambo ry'Imana, bakoraga ibyo bagomba gukora cyangwa icyo bahamagariwe gukora mu isi. Niyo mpamvu nawe mu gihe urahura n'imbogamizi zikubuza gukoresha iby'impano zawe, ntuzacike intege, kuko ntibizabura, kuko hari ibimenyetso bigaragaza yuko hari benshi barwanwa ku bw'ibyo ngibyo, ku bw'icyo urimo gukora cy'ingenzi. Rero turakomeza tubashimira cyane kubwo gukurikira aya mateka y'uyu munsi. N'ubundi tugezwaho n'ikinyamakuru cyitwa churchgist.org. Yego, nicyo kinyamakuru cyatangaje aya makuru yose turebyeho. Rero mu gihe nk'iki ukwiye kwitondera ibyo wigisha hirya no hino, no kwitondera ibyo urimo kwiga impande n'impande, kuko reba nimba nyirizina biri mu by'Imana yavuzeho, kandi nimba biri mu gukorwa mu buryo Imana yabivuzemo. Yego, icyo nibyo gikwiriye. Turagusaba kugira ngo wowe utarakora subscribe uyikore, kugira ngo hatagira ikiganiro na kimwe kigucika kinyuze kuri iyi channel, kuko intego yacu ni ukumenyekanisha kuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana.
yego hatabayeho guca ku ruhande imbogamizi ngo urebye ndetse nako oya, ahubwo icy'ingenzi ni uko Imana yabivuzeho. Yego n'ubundi mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana, duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo abe ari cyo dukora tuzaragwe ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bwa Data. Yego turabashimiye cyane. Yego ubwoko bw'Imana, God's people, buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru, kandi bigaragara ko icyo utangaho igihe kirekire mu buzima bwawe, ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana yawe. Rero turabashimiye cyane. Amateka tumenye amateka mu iyobokamana ni ikiganiro gihora gica kuri Irera TV1 buri munsi. Ndumva anahejo. Murakoze cyane. Ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana Data wa twese. Murakoze cyane.